Ayo my people, what's up? I go by the name DJ Tero Bukero, aka Bukero Mane, aka Buke, aka Mr. Bra 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 Bra. It's all about to go down and it's all about the vibes. Bumbo clat. Uyu munsi rero ntabwo ndi nyine muri studio zanjye nkuko mubibona, ndi kumwe n'umutumirwa. Ni umuririmbyi, ni pianiste, akaba n'umugitariste nkuko mubibona. Ewana, bro bimeze bite? Ewana ibintu ni fresh kabisa ndakurahiye tu. Ewana ni fresh ariko tangira ubibwira. Amazina ni yandi ni Brice Igabe. Yeah. Brice Igabe ndabona uri umunyamuziki ukomeye cyane, uri umupianiste, ndabona akakanya ufite gitari. Ese winje mu muziki ute? Nkuko nabibabwiye ni umunyamuziki ukomeye cyane. Ewana aratwika amaraho. Ese winje mu muziki mu buhe buryo? Watangiye umuziki ryari bundi? Umuziki nawutangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu, nibwo ninjiye mu bintu bya muzika. Ndavuga ati noneho ngiye gutangira kujya muri muzika byenyewe. Okay, no kwango igihe gitoya atangiye umuziki bya serie. No kwango hari ukuntu utavuga ngo ntangiye umuziki ndi serie professionnel niko babivuga mu ndimi z'amahanga. Brice Igabe, ese umuziki ntekereza ko kuba waragiyemo by'umwihariko hari cyakwenspire kugira ngo ujyemo, ahubwo niki cyatumye winjira mu muziki uvuga ati ngiye kwibera umunyamuziki? Ari abantu benshi bavuga ngo kubera ko papa ni umunyamuziki reka njye mu muziki, kubera ko mama ni umunyamuziki reka njye mu muziki. Mbega abigendeye ku muryango. Ese wowe inspiration yo kwinjira mu muziki yaturutse? Inspiration yaturutse kuri keyboard ya piano. Bituruka kuri keyboard ya piano rwose. Hari ahantu hawe mutuntu umuzungu yakoze mani geramo washyiramo ibiganza wagize ukivuka. Okay, no kwango nyine we yaracuranze keyboard, ewana yumva nyine melodies meze nabi, aravuga ati ibintu biryoshye gutya se kuki ntabikomeza? Why not ntabikomeza? Ese ndinde uko utabikomeza? No kwango we wagiye mu muziki bitewe niyo mpamvu? Ebana keyboard ndakurahiye bantu banje. Brice Igabe, ese hari ikintu wahamagarira umuntu utari wajya mu muziki cyatuma yinjira mu muziki nawe akaza akavuga ati reka nibere umunyamuziki? Hari ikintu kiri mu muziki kirenze gitwika cyatuma ubwira umuntu ati naze mu muziki? Ebana ikintu kirenze cya mbere hahandi boss aba yagukaranze ebana no kugenda byanze. Ebana ugera mu muziki byose bigashira ngo nibwo byutse. Ewana nuko ngo mu muziki nyine umuziki ugufasha kuba wakinda stress, nicyo ushatse kuvuga? Ebana umunaniro wose munaniro tu. Ewana abantu nyine umuziki ubwo ashatse kutubwira ko umuziki ashobora kuba wajyamo ukaruhuka, waba umunyamuziki bikakuruhira kuruhuka ama stress hirya. Ewana nicyo yarashatse kuvuga. Ese Brice Igabe mperutse kubona ushyiraho post yuko ushaka gutangiza amasomo ya muzika, ariko sinzi ngo uzatangiriza hari ikigo cy'ishuri ufite cyangwa hari ubundi buryo uzakoresha ucisha amasomo abantu bakiga? Nta kigo cy'ishuri mfite, ariko murabizi ko nanone biriya bintu by'ibigo by'amashuri biba bigoye, biba bihenze, bisaba ubushobozi nyine no kuba umuntu yifite afite ukuntu nyine kandi afite time. Ariko uburyo ngewe nshaka gushyira hanze amasomo ya muzika ni uburyo buri muntu wese yayakurikirana igihe icyo ari cyo cyose, aho yaba ari hose, isaha yose yaba ariho. Ahantu rero muzayasanga kuri YouTube channel yanjye yitwa Igabe TV 12. Muzasangaho amasomo ya muzika, theory, ariko nyine kubera ko theory niyo ibanza, after tukaza pratique. Ubwo rero tuzahera kuri theory, tuzabanza twige solfège, tubanze twige kuririmba. Okay. No kuvuga ngo ntaguciye mu ijambo, solfège ni bijyanye n'iki? Theory iki? Nkuko mubivuze solfège nyine ni theory y'umuziki. Hahandi umenya kuvuga ngo nimba ari do ukamenya ngo do ivuga ngo do. Okay. No kuvuga ngo icyo ashatse kuvuga ngo no kuvuga ngo we azigisha umuziki
afate modira ayishwanyaguze akwigishe buri kantu umenye ibyo ari byo. Ntabwo ari bya byo abantu ugenda ugasanga ari kwigisha umuntu umuziki abwira ngo wana gukora gitari ngo ufata gutya ngo ugacuranga gutya utazi ngo biva he bijya he. Ikindi hari ukuntu mwarimu akwigisha ibintu avuga ati ngo uzajya ukanda kuraka gukande kuraka wana, ariko ibyo bintu ni ukuboroka nyine, ibintu byo kuboroka kandi murabizi ntabwo muri iyi si tugezemo bifite gahunda. Ni ukuvuga ngo wowe uzigisha umuziki teori na pratique ize nyuma. Ni ukuvuga ngo ndashaka kubakubita umuziki dutanye do so so mi la si do. Nkubwire ngo isona gutya, nkubwire ngo re isona gutya, mi ivuga gutya, fa ivuga gutya, so ivuga gutya, la ivuga gutya, si ivuga gutya, do ivuga gutya. Nzakwigisha note ku yindi rwose. Ubwo izo ziba ari intangiriro nyine urabyumva biba ari teori, kubera ko ntabwo wafata umuntu ngo uhite umufata ngo uhite umujyana gucuranga piano ntazi ngo biva he, ntazi ngo bijya hehe, ntazi ngo iri nota ni irihe, ntazi ngo ibi ni ibihe, ntazi ngo bisona gutya cyangwa se bivuga gutya, ngo uhite umufata ngo ugiye kumwigisha piano. Icyo gihe rwose uba ugiye gupfunyikira abantu. Njyewe rero ntabwo nshaka kugupfunyikira cyangwa se kubapfunyikira, ndashaka kubigisha umuziki uri public. Okay. Nkuko mubyumva rero, it's all about to go down and it's all about the vibes. I go by the name of DJ Telo Bokedo aka Bokedo Man aka Boke aka Mr. Bra. Nje ndi gisazi ariko uyu munsi none nahuye n'umuntu witonze byatari wari atuje byatari busazi wowe buriya ayo ni umwana witurije byatari nawe agusa umusazi yahura n'umuntu muzima ibintu bikagenda. Ntabwo abasazi bose bahora icyarimwe ngo bibe is fresh sana. None ibintu bijyanye na gitari ko mbona ufite gitari, amasomo ya gitari yo ari kumwe nayo ngayo cyane piano gusa. Gitari yo nta byinshi nababwiraho kuko nayo mu minsi iri imbere hariya hasi kuri ya YouTube channel yacu tuzatangirana twigane gitari. Nanjye buriya gitari ntago mbizi nyine mbyumva gutya. Arumva uyu mutipe twigana muzatangira nabo mwigana. Tuzigana gitari yo noneho yo tuzigana kuva kuri do. Okay. Ako kano. Ewana. Ntago ari ibintu byinshi nyine. Nanjye two nitwo twonyine nzi. Ariko kuri piano piano yo nurucabana. Ni umutipe uko munzi, ni umutipe uri hambo, ni ukuvuga ngo ntabwo nkuko bajya bavuga ngo amadebe gari mu busa niyavuga byatare. Uyu mutipe ari hambo, ibyo abazi byose ntabwo yashobora kukubwira ati ngenda bizi, ariko ndabizi ko ibyo byose ari kuvuga abishoboye neza cyane kuko muzi kuva zamani. Ariko uyu munsi noneho it's all about to go down and it's all about the vibes. Bomba clat. None Bliss Igabe, ayo masomo ko numva arenze, ese bundi ayo masomo bazayakurikira kuri YouTube nkuko babivuze? Ese ni kuri YouTube gusa cyangwa hari igihe wajya unyuzamo wenda akaba hari abantu wakigisha ku ruhande for just profit, ku nyungu? Ntago ndabipanga neza ibintu byo kuba nagira abanyeshuri ku ruhande cyangwa se abantu nigisha ku ruhande, ariko bitavuze ko nyine umuntu aje akambwira ati gutya na gutya ndashaka kwiga ibi bintu, bitavuze ko namukatira, namufasha rwose nta kibazo. Ariko nta gahunda yo gushinga ishuri risanzwe nyine riri hano hanze mfite. Gahunda ni online YouTube. Cyangwa se ushaka kuba wabikurikirana byimbitse ukaba wamwegera akagufasha wenda nko mu rugo se cyangwa ahandi ku kazi ukora. Ibintu ni fresh nkuko yabisobanuye, ariko nongere mbabwira ko umuntu ufite ibirori, umuntu ufite iki yegera no mutipe ikirori kigende neza cyane. Ikindi kandi yavuze ko amasomo muri biza kuyakurikirana kuri YouTube channel ye Igabe TV 12. Ugera aho ukora subscribe, ukora share, ukora like, ibintu byose nyine bigenda neza gatanu ko kandi nkuko rero nawe yabwiye n'uyu mutumirwa nari mfite
kandi ibintu yatubwiye biratwika birarenze ewana noneho ashaka no kwigisha umuziki atari bya bindi byo gupapira ewana niba ufite gahunda rero nawe gera kuri iyo YouTube channel yo maze ubundi ukore urebe witegereza amasomo yose full package yaya bombo clate naho ubutaha nzazana n'abandi bapeti batwika barenze abapeti bababyinnyi abapeti babahanze ubutanza abazanira umuhanzi ubutambazanire abapeti bose bafite impano sinabapeti n'abantu b'abapapa n'abantu b'abamama ewana ibintu bizaryoha neza cyane nari DJ Telo Bukelo aka Bukelo maneka buke aka Mr. Bra that's how we do bra